Imana yabanye nawe. Nkeka yuko haba yenda bamuzi kuva kera, cyangwa se uko yaganaga, cyangwa se uko yasaga. Ariko uyu munsi kuba turi hano mu rusengero turi kumwe nawe, hari ibindi byagakabaye bimufasha. Nyamara Imana yamwemeje ko akwiriye kuza akabana natwe, tukagira n'icyo tuganira. Hamwe n'ibyo rero yatumenyesheje yuko muri uyu mwaka, akurikije uko Imana yabanye nawe mu bihe bitambutse, uko yamukoreye, uko yamurinze, uko yamufashije, yewe nanavuga ngo uko yamwunguye mu mirimo ye, afite ishimwe ku mutima. Iryo shimwe nagira ngo niba bitamubangamiye abaza ibyo cyarivugaho, abo rero nabo tubone gutumira abandi tugiye kwifatanya kugira ngo tujye tunezeza Imana mu mutima. Niba Yesu akugiriye neza, bivuge bimenyekane. Nibwo tuba twahamagariwe. Bibiliya yaranditswe turayisoma, intumwa z'abagira 12 zivuguza ku isi, byatugezeho ngo tutabuceceka. Urugendo n'urugenewe pasitori na mwarimu gusa, nawe wabijyaho. Ariko n'utarabigeraho, ibyo ufite bikoreshereza Imana cyangwa ururimi ruvugishiriza Imana bimenyekane. Reka rero agira icyo atubwira, hanyuma tubone gutumira abandi. Murakoze. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye ndumva nezerewe uno munsi, ku mwaka ushize ndi muzima, nta gikuba cyacitse, numva ndishimye. Imana ni hafi kibaye. Amen. Kuko natekereje aho Imana yampuye hari habi cyane, hari hakomeye, nanjye ariko si ubwa mbere njya mbikora. Nanjye numvise hari abo ntabasha kugirira neza, kuko iyo wibutsa Imana yagukuye niho ubasha kugirira neza abandi usanze ku isi. Kuko kenshi na kenshi tujya duhigahiga mu buzima bwacu bikatugora, ariko Imana ikugiriye neza hari abiba yimye kandi bari hari bazima, we Imana ikugiriye neza nawe ubasha kwibuka abandi. Ariko rero natekereje abantu batabashije kujya icyo bakwikora cyangwa se bakwigurira, mbasha gukora mu by'Imana yamaye, mbasha kugira ngo mbambike, kugira ngo nabo bazajye bahamya Imana, cyangwa se n'abandi bafite kubwo butunzi Imana yabahaye bazajye bareberaho ko kugira ubutunzi ari ukububitsa k'Uwiteka. Kandi gatoya se nkuvugaho gatoya, ngiye mfite imyaka 14, nigaga mu mwaka wa 3. Amen. Amen. Nigaga mu mwaka wa 3. Iwacu ntabwo twari abakire cyane. Amen. 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 Ntabwo twari abakire cyane, ntabwo twari tubayeho uko Imana ibishaka. Ngiye kugira ngo mbashe kugira utuntu mbashe kujyana ku ishuri, kujya kwigana n'abandi, utwo turya ku manywa saa sita, najyaga kujumbura ijumbure y'ibijumba. Amen. Amen. Ubwo rero ni byinshi Imana yankoreye, ni byinshi. Ubwo rero ntabwo ndi butinde cyane. Nanone mfite imyaka 16 mba mu mujyi wa Kigali, nabashije kujya ngara muri Kanevu, nkajya guhiga utworo rya muri Kanevu. Amen. Amen. Ariko Imana yangiriye neza. Mwakomeye Yesu amashyiga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nanone maze kuzana uyu mudamu wanjye, Satani ntabwo yabyishimiye,
nagira ngo mbabwire ngo Satani umuntu ukorera Imana ugerageza mu buzima ubayeho urwanya Satani kandi n'umurwanya Imana izakuba hafi. Ntabwo Satani yabyishimiye. Nagira ngo mbaho abantu batoya kugira ngo igikorwa gitangire. Yemaze kuzana n'umudamu wanjye Satani yatugezeho nari ndi nk'ahantu nahe ubwatsi bw'inka. Umuntu aravuga ngo ntundi kumutorera ibishyimbo. Ndavuga ati wa Mana utanga ibyo kurya. Ibyo bishyimbo byiyo byahise bijya ku karima kanjye gato nari mfite, iyo miteja biri ku bishyimbo byahise yimukira kuyana. Amen. Nari mfite akarima gatoya ariko numva naragasaruye ibyo kurya kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ntabwo ndagura ibishyimbo. Imana ntabwo icyubahiro. Ni birebire nzakomeza gushima Imana cyangwa se nzakomeza gutanga ubuhamya ni kwishinge ndamufite. Imana hari aho yankoreye kure cyane hakomeye. Ubwo ariko nifuje kugira ababyeyi b'abapfakazi nambika kugira ngo babashe kugira ngo nabo bajye bahamya Imana, babadusomera kugira ngo dutangize igikorwa tugire icyo tubakorera nabo. Yesu ntiyabanye natwe, baduhamagarire abo babyeyi cyangwa abo bantu ugeza n'ukuri dukorera Imana tugihari. Igihe cyacu ni gito cyane, nyamara icyo tuzakora turi mu isi nicyo kizaduherekeza mu ijuru. Nagira ngo mu buryo bwo kubitwara neza bazane ubwo bubiko, iryo funguro cyangwa iyo mpano wabyita uko ushaka kuko biranejeje. Burya umubyeyi iyo yambitswe n'undi mubyeyi anezezwa kurenzaho. Turi mu itorero ni byiza yuko twese tubifatanye nk'itorero kugira ngo turusheho gushima Imana. Bahereze nyir'ubwite impano yateguye. Wajya kuramo icyo yageneye umuntu agihereza umufasha, umufasha agihereza uwo yakigeneye, hanyuma umushumba mu kanya ndamubwira icyo amfasha. Umushumba nimuhagarare hariya ku ruhande. tworoshye twumva nimba abantu itorero twatekerejeho nimba bari mu materaniro. Niba bari hano bajye bahamagara umuntu aratambuka ahagarare hano, umutwara afata icyo agomba kumuha, umwambaro awuhereza umufasha, aba ari uwundi mugore. Ndabizi mu Rwanda biragora, umugabo atari igitenge akagiha umugore w'abandi. Mwakumva ibikurikiye, umugore yandukwa n'umugore mugenzi we imbere. Nibatubwire. Reka dusome uwa mbere. Ari Mutungire Sipirasiya. Nanyaruke uvuze. Nyirantware Elefaniya. Niyongere Sipirasi. Uwitwa Niyongere Sipirasi wo ku Gisoro. na Nyandwi Josephine. Na Mutezimana Gabudios. Witwa Zerekimana Eugene. Dukeneye amafoto nayo yuko aboneka kandi abashinzwe amafoto mu itorero sinzi ibikorwa nk'ibi bikwiye kuba urwibutso. Ushinzwe itorero rihindutse rihindura aho riri sinzi niba raporo niyo uyifite. Ushinzwe iterambere sinzi raporo niyo ngiyo niba uyifite. Ufite amaboko
Nyirakanani Suzana. Nyirakanani Suzana. nta mwana we cyangwa undi muntu waba uhari ngo amufatire. Nyirakanani Suzana nyagihuza amufatire. Hari Nikugize. Nikugize. Nikugize ariye. Yego ndamuzane. Mwihangane akeneye ubundi bufasha niba muzane buke bukeya. Aze Shimirimana Jeannette. Na Nsengiyumva Marie. Haleluya, Nsengiyumva ariye. Yego yatambutse. Haleluya. Inyuma gato batubwira n'abandi mwige inyuma kugira ngo abandi babone aho bahagarara. Nimufashe uyu mubyeyi. Ongera atambuke. Uwitwa Nyiramisago Marita. Nyiramisago Marita. Azane na Kabagwira Jean. Aze Shemezimana Nesia. Nimumufashe atambuke kuko amasaha arimo aragenda, ni umunyantege nke biragaragara, nimumufashe rwose. Haze Baganineza Chantal. Haze Ntigurirwa Trifine. Ntigurirwa Trifine. Ntigurirwa Trifina. Haze Minani Asi. Minani Asi. Minani Ansira arimo araza, mwamufashe atambuke rwose. Haze mukecuru witwa Cezaria. Cezaria umuturanyi hirya hano. Cezaria si umuturanyi hirya hano n'ubuyobozi. Yego Mathias Yarani. Mathias namufatire. Haze Mukaneza witwa Nyirafura Abonasi. Yego nabanguke ni Haze Nyirandihano Veneranda. Nyirandihano Veneranda. Na kane igice cya nyuma, numara kumwemeraho umukiza wawe ababyeyi mugenda. Numara kumwe